Abagabo bagiye gusambana mu ngo z'abandi ni ngewe buri kimwe cyose ukimenya ku murongo. Ndi maneko w'icyaro kandi nkurikirana ariko ndi maneko ukurikirana amakuru ariyo nkamenya umugabo wataye urugo rwe akajya gusambana ahandi akabyara yaba mwana nkamenya umuntu wagiye mu kabara akanywera amafaranga menshi mbese ndi umuntu ugenda gutyo ariko ukurikirana ibintu biri ukuri nubwo ntabishinzwe tubanje kubasuhuza nk'uko mwese mubizi YCTV ikorera ahantu hose mu gihugu tubaye twitemberera tugeze ku mihanda ya Muhanga tumaze iminsi batubwira yuko Gitariro ariho yafashe ibirindiro muri iyi minsi. Gitariro watangira usuhuza abantu bawe? Ndabasuhuje muraho neza. Iryo zina uraryishyura ukoresheje iryo zina uraryishyura. Ubwo iryo ni iryanjye abandi bazinyira Gitariro ngiye nivugiye Gitariro. Muraho bafana banjye nanjye naramutse neza ndabakunda cyane. Amakuru se nize business uri gukorera i Muhanga? Muhanga hari abavandimwe benshi, Muhanga hari inshuti gusa Muhanga n'ubundi ni ahantu heza umuntu yanatemberera kumva araruhutse mu mutwe. Uretse ko ndi muri gahunda hari filime nshya ndi kuhakinira igiye gusohoka muri no minsi nyine abafana banjye bazayitege. Niyo mpamvu nk'ubusanze hano kuri Masharika African Film Festival baba bari bo bagutumiye kuza gukina iyo filime? Yego nibo bantumiye ubutumire n'ubwabo. Iyo filime ni seri cyangwa ni filime irangira? Noya ndumva ari filime izakomeza. Ni filime yitwa Kavuna bazayibona ni nziza irakoretse irimo abakinnyi b'abahanga nyine harimo nanjye ubwanjye. Ni filime nziza kandi ifite inyigisho. Byiza ubwo abantu bo mu ntara batangiye kukwifashisha ukabafasha. Yego murakoze. Iyo filime yaba yerekeye kuki? Birebye Kavuna ni umwana wavukiye mu rugo ariko akarerwa n'umupapa utari se. Urumva ni inyigisho nyinshi ku banyarwanda cyangwa no hanze y'igihugu. Bivuze ko umwana avukiye iwawe umufata nk'undi mwana wese kuko buriya baca umugani ngo utareze uwe ntarera n'uwundi, utareze uwundi ntarera n'uwe. Ni ukuvuga rero harimo inyigisho nyinshi umuntu wese yakwibazaho. Kuri ngewe ndumva ari igisobanuro cyiza. Urakoze cyane. Ese ubundi mu mazina yose witwa hari ba ESTHER hari ba Gitariro ni irihe zina ukunda abantu abafana bawe bakwita ukumva uri proud yayo? Nyine amazina yose ni amazina gusa nk'uko biri cyangwa nabisobanurira abafana banjye amazina asanzwe ngewe nitwa Leokadi niyo mazina y'ababyeyi banjye. Ayandi mazina n'ay'ubusitari cyangwa ubuhanzi cyangwa umurimo wanjye nkora. Ni nayo mpamvu natangiye nkubwira ngo iryo zina ukoresheje uraryishyura ubanza kurisabira uburenganzira nubwo nanjye ndyitwa ntabwo ngomba kurikoresha uko niboneye. Gusa amazina yose ambera meza kuko yangize uwo ndi we. Ari ESTHER nk'umugore wa Rurinda muri Seburikoko ndarikunda. Ari Gitari cyangwa Nyiragitariro muri Papa Sava ndarikunda kuko ni izina rifite ni amazina afite aho angejeje naho akinkomezanya kandi ni amazina ampemba angaburira. Urumva rero yose ndayakunda. Ese inspiration cyangwa kugira ngo wiyumvemo kujya gukina turabizi ko kenshi abastari baba barabitangiye bakiri batoya. Wowe nuwuhe muhamagaro wagize kugira ngo winjire muri kariyeri ya sinema? Nyine ibyo ari byo byose hari igihe utangirana impano ariko ukaba utiyumvamo kuyifite. Nkiri umwana nakundaga ibintu byo gushyenga, byo gusetsa, byo guca imigani, byo kubyina, byo kuririmba. Ibyo bintu rero ntabwo niyumvagamo ko iyo mpano nyifite nshobora kuzayikomezanya. Naje kubyisangamo
2005 nibwo natangiye kujya nkora amakinamico yo mu ruhame dukorana na Musekeweya cyangwa la Bonivolencia, nkomezanya n'urunana mu makinamico yo kuri tele cyangwa yo mu ruhame. Hanyuma 2016 nibwo nisanze muri filime nyarwanda ntangiranye na Seburikoko. Ese kariyeri yawe yagiye izamuka gute? Urabona kenshi abantu bafite impano bazamukira mu mujyi wa Kigali, utageze ku umujyi wa Kigali niwo mutwe w'ibintu byose turabizi, cyane cyane none iyo bigeze muri media usanga ariho byikuriye. Ese we nayahe mahirwe wagize kugira ngo wenda uve mu ntara uzamukire muri Musekeweya ukomeze kugeza aho ugeze ku rwego rw'igihugu? Murakoze. Nyine amahirwe nabigezemo nuko nyitangira gukina kinamico yo mu ruhame. Urumva nakubwiye ko natangiriye muri Musekeweya turi mu bintu bigendanye n'ubumwe n'ubwiyunge, hanyuma bikomeza mu runana. Urumva najyaga ku matere menshi nkakina teatre zo mu ruhame kuri message zitandukanye za Minisate, za Profame twese hamwe, cyangwa se n'iz'Imbuto Foundation. Urumva uko nagendaga nkorana n'abo bantu ni nako nasangagamo abandi bantu bari bazwi cyane, nk'umukinnyi w'ikinamico bita Kankwanzi mediatrice. Urumva ni umuntu wamfashije kuzamuka, nsangamo bita Rwanda Jean Claude ukina mu runana ari Bushombe, nawe yaramfashije. Ariko noneho nza guhura, hari indi kinamico yacaga kuri Radio Rwanda yitwaga Ifumba y'Ubukire, nayo yari ya Minagri, nyihuriramo n'uwo bita Samusure na boss wanjye wo muri Papa Sava. Urumva bari abakinnyi b'abahanga, uko babonaga ntera imbere nanjye narushaka gukunda umurimo, kuko ikintu cyose iyo ugikora ugikunze ukagikorana umwete ukakigira nk'icyawe urushaho kumenyekana. Ubwo abo ngabo nabasanzemo ni nabo bamfashije kuba natangirana nabo filime yitwa Seburikoko. Yego. Okay, ni byiza cyane. Ndumva kariyeri yawe waragiye igiramo umugisha. Ni ikihe kintu, ni izihe mbogamizi waba waragize utangira kariyeri yawe yo gukina filime? Murakoze. Imbogamizi nagiye mporera nayo ubirebye ntago zari zikomeye, keretse nyine iyo utangiye umurimo ukawutangira mu cyaro ntago bagufata nk'abantu nk'ibiri ukuri, baba bumva wenda kugiye kunanirana, cyane ko bari bazi ko nta musitari ushobora guturuka mu cyaro. Bari bazi ko umusitari nyine nk'uko wabivuze aba ari mu rwego rwo kuba ari mu mujyi wa Kigali cyangwa n'ahandi hantu hakomeye. Ntago biyumvishaga ko ngewe uwabezana nshobora kuba nagera kuri iyo level yo kuvuga ngo nabo mukinnyi ukomeye nk'uko bo bisanze, ahubwo bambona kuri ekara, babona naratangiye guca kuri televiziyo Rwanda gutyo. Ariko imbogamizi nahuye nazo nyine nuko abantu bankwenaga, bamvugiriza induru, babona ko ngiye kunanirana, umuryango unaniye kuwurera, ngiye kwigira ikirara mu mujyi wa Kigali, nabo bisanze nyine narabasize. Ariko nizo mbogamizi urebye nahuye nazo. Naho mu murimo wo nta mbogamizi nyinshi, kuko nari mfite abantu bandi inyuma bamfasha, banshyigikiye, bavuga bati nyura gutya, kora gutya, kina gutya. Mbese urebye bo bamfashe ukuboko, barankomeza, baranyobora. Nta mbogamizi mu buryo bwo gukina mu bakinnyi banjye nahuye nabo, ahubwo imbogamizi nazisangaga nyine aho mvuka kuma inkwenene, bavuga ko atari cyo kinjyanye. Okay, ukoze hasi unyibutse ibuye. Akenshi iyo yaba abana cyangwa abantu bakuru, iyo ugitangira kariyeri yo kujya muri entertainment, yaba kuririmba, yaba gukina film, yaba gukina comedy,
ya ikintu cyose gishobora kukugira celebrity, yaba umuryango ukomokamo n'inshuti wari ufite naho watambiraga batangira kumva ko ubaye undi muntu wese. Ni ikihe kintu wabwira abanyarwanda n'abatuye isi muri rusange kugira ngo iyo myumvire bumve neza ko akaba ari akazi ahubwo atari uguhinduka nk'uko bo babitekereza? Mwakoze. Ikintu nakangurira abanyarwanda cyangwa abanyarwandakazi ndetse muri rusange no hanze y'igihugu nuko buriya uko biri kose natwe abamama dushoboye. Hari ukuntu bumvaga ko igitsina gabo ari cyo kigomba gusohoka mu rugo kikajya gushaka amafaranga cyangwa gukorera amafaranga, ariko ntabwo ariko bimeze. Ndashimira leta y'u Rwanda ko icyo kintu yagikuyeho, natwe iduha uburenganzira nk'ubw'abandi, iduha agaciro ko umudamu ashoboye, umukobwa ashoboye, ko atari ukuvuga ngo ni uburara ahubwo ari ugushaka imibereho. Cyangwa se natwe ntabwo twanze ko dutera imbere ngo tumenyekane, kuko mu nteko ishinga amategeko harimo abamama, mu nzego zose harimo abamama. Uko kera bavugaga ngo umudamu ngo ntashoboye, urabona bamwe abadamu baragenda bakaba aba enjeniyeri, bakaba bapatana amazu, bakaba bakubaka, bakaba batwara imodoka. Murabona ko bino bimodoka binini cyane abadamu babitwara bakava naha bakajya hanze y'igihugu. Urumva rero icyo nshishikariza abanyarwanda nuko umuntu wese ashoboye, atari ukuvuga ngo ni igitsina runaka. Umuntu wese icyo yashaka yakigeraho, atari n'uburara ahubwo ari uburyo bwo kukanguka mu mutwe tukumva ko twese icyo umuntu yashaka yakigeraho. Okay, murakoze cyane. Ikindi wenda abantu batajya bitiranya, iyo akantu kabaye ku muntu w'umusitari baba bumva ko ibikuba byacitse, kuko umusitari aba ari umuntu uzwi ugomba kuba indorerwamo ya rubanda. Ese wowe mu gihe umaze muri kariyeri ubona koko izo ngeso batekerezaho abasitari ariko bazikora kubera ubwo busitari, cyangwa kenshi bishobora kubaho n'ubundi kubera ya ngeso y'umuntu yarasangamo? Nyine muri rusange ubundi baca umugani mu buryo bwiza umunyarwanda wese yakumva ko nta muryango ubura igitoryi cyangwa ubura ikigoryi. Ntago bivuze ko ibirara biboneka muri sinema cyangwa mu kuba uri umusitari uri iki. Umwana ashobora no kuvukira mu rugo rukomeye akabikirara. Kimwe ko twabonaga ko umwana uburara buterwa n'imibereho, ahantu yavutse, ahantu akomoka, ukavuga ngo umwana yigize ikirara kubera ko ubushobozi bwabaye buke mu rugo iwabo. Ariko tubona ko urwo rwego atari ko biri, kuko umwana washatse kuvuka kuba mwiza niyo yavukira mu rugo rukennye aba mwiza, niyo yavukira mu rugo rukize yaba mubi. Ni ukuvuga ko ingeri zose rero zishobora kubonekamo uwo muntu. None se mama, ko mu buzima busanzwe uba witonze, iyo urimo gukina bakunda kuguha role zo kuderanja, ntabwo bijya bikugora kwinjira muri character kandi mu buzima busanzwe witonze? Oya, ntabwo bingora kubera ndi umukinnyi w'umuhanga cyangwa se ntirase. Byose biterwa n'ukuntu ukunda ikintu, kuko ndabyibuka hari abo bijya bibaho bamuha nka role yo kuba ari indaya, akavuga ati yewe umugabo wanjye yanyica, sinakina ndi indaya, babona ko ndi nayo. Cyangwa se yakina ari umujura akavuga ati reka da ibyo bintu sinabikora, ariko ngewe role yose wankinisha nayikina bitewe n'icyo nshaka. Ungize umusazi ntasara kuko ndi bugaruke muri mudu mbe uwabeza izina ryanjye. Unkinishe ndi indaya ntabwo bivuze ko ndi bugende nkabayo. Byose kami ka muntu n'umutima we. Ngewe icyo nshaka ni gutera imbere, nkarenga urwego ndiho nkagera ku rundi runshimishije, cyangwa se nuko ngewe ikizima mba ndi buhembwe nkabona amafaranga nkatunga umuryango wanjye. Yego. Ako kantu ugashimangire utari wakarengaho, hari nkaho njya nsura bakoresheje amakasitingi, abantu bakaza ubona banabikunze pe, ariko wamubwira ngo actinga uri indaya cyangwa actinga uri umusinzi,
ati reka umugabo wanjye ntibyashoboka, umugore wanjye ntibyashoboka. Hari umugabo umwe bambwiye ngo azakitinga ngo aca inyuma umugore we, ati reka sinaca inyuma y'umugore wanjye, ntibishoboka kubera ko byazankurikirana. Icyo kintu cyo urakivuga iki? Icyo kintu cyo nakivugaho nuko utazi yajya atamenya icyo ashaka. Ni ukuvuga ngo ntabwo uri bukine biriya bintu ngo uhinduke byo, kandi mu by'ukuri nta nubwo ari umukinnyi w'umuhanga. Niba uvuze ngo wowe uri umukinnyi ugiye kwinjira muri karagiteri zitari izawe, zikina uko ziri, uko basiguhaye rore baguhaye, kugira ngo uzamenyekane ko uzashobora kuzavamo umuntu ukomeye, nuko rore yose bazaguha uzayikina, uzayishobora. Ntabwo uzihitiramo, ntabwo wowe ufite amahitamo yawe, kuko umuntu niba akoze bije cyangwa umushinga, cyangwa se niba avuze ngo agiye kwandika teyatere cyangwa se filime, niwe ubwe uzi amarora azatanga kuri buri muntu. Nenda casting ni ukureba umuntu bakavuga bati dukeneye umuntu w'ibogari munini. Ntago bazafata ibogari ngo barifate ku muntu ufite ibiro 35 40 ngo bavuge ngo wa muntu ni ibogari, kuko azaba atandukanye na wa mukinnyi bubatse. Ntabwo ngewe bazafata ngo ni umumama ufite abuzukuru ngo bafate umwana w'imyaka 25 ngo bagiye kumugira wa mumama ufite abuzukuru. Urumva waba uhabanye na wa mukinnyi ushaka. Niyo mpamvu rero niba ngewe naranditse nkandika nkavuga ngo runaka azakina ari umuntu w'umushugamami, nyine iyo shugamami yikine, kuko hanze aha hari abo bashugamami. Niba kubwira ngo hari abesikoro ukina uri umwesikoro, nuko hanze aha ngaha hari abesikoro, kina mu mwanya w'abo bantu bakeneye kugira ngo utange message y'uko ibintu bishoboka cyangwa bidashoboka. Ese nk'abantu mwamaze kuba abasitari kandi muri bakuru, ni kimukora kugira ngo abana bakiri batoya bagere ikirenge mu cyanyu, kugira ngo ejo n'ejo bundi mu gihe muzaba mutagishoboye hazabe hari abo mureba mwatoje, namwe muvuga ati kweri iki ni ikintu natwe twishimira kuba hari icyo twagejejeho bano bana? Nyine kuri ngewe nk'uko nabibasobanurira, ntabwo twese dufite imirimo, ntabwo twese cyangwa se dufite ibikorwa. Hari ukuntu wenda ndagira ngo n'icyo kintu nkivugeho ku rubyiruko. Nk'umwana ukabona koko afite iyo mpano cyangwa arabikunze, yaguhamagara rimwe na rimwe ko ubona tugira amazina nyine yamenyekanye n'amanimero yacu, rimwe na rimwe hari ahantu yasanga ku biganiro tugenda tukora, umuntu akaguhamagara akavuga ati ndagira ngo ufashe ko ufite impano yo gukina, wanjyanye muri seburikoko, wanjyanye muri papa sava. Ntabwo ngewe mfite ubwo bushobozi bwo guterura umuntu ngo mujyanemo. Kandi nanone icyo nshatse kubwira urwo rubyiruko cyangwa abo bantu babimbwira, nuko umuntu adashobora kuva muri garidiyene mu wa mbere cyangwa mu kiburamwaka ngo ahita agenda agiye mu wa 6 wa primaire, cyangwa ntushobora kuba uvuye mu wa 6 wa primaire ngo utaruke ugende ujye mu wa 4 muri tronco. Ntabwo bibaho. Wiga garidiyene ugakomeza ukajya mu wa mbere, ukagenda mu wa 6 ugakora, ukajya muri secondaire, ukajya no muri kaminuza. Rero uriya muntu wiyumvamo impano niba yifite, hari ibikorwa byinshi abantu barimo gushaka channel, bakajya ku ma YouTube bagakina bakagira bate. Ni ukuvuga ngo gerageza kwerekana ibikorwa byawe, ugira aho bagukura naho bagusanga, kuko impano uzayibwira umuntu ute kuyifite, kuko buri wese utayigaragaje, buri wese azi gukina, buri wese yabikora. Hari n'ubireba bakabona ni ibintu bya fake, ibintu bisanzwe buri umwe wese yakora, ukabona umuntu ngo nanjye uzanjyane ngo narakinye ngo nabishobora. Nyamara ibintu dukora ntago ari ukubera yuko byoroshye, ni ibintu bikomeye, ni ibintu bikaze. Ntago nakwikira hejuru ngo numve ngo birakaze ku buryo umuntu wese atabikora. Umuntu wese yego tuvuge ko iyo mpano ayifite, ariko gira aho yigaragariza, uyereka abantu, nuzagukenera azavuga ati nkeneye umukinnyi runaka wakinnye aha. Kuko hari abantu baba bafite ibikorwa, bafite n'utwo tuntu dutoya baheraho, ariko yaguha akazi ukakanga,
ukavuga ngo reka njyewe izo filime ziciriritse sinazitangiramo, ndashaka gutangira muri filime zamenyekanye. Uzazitangiramo sute ntaho bakuzi nawe wamenyekaniye? Wabashaka kubyina mbere y'umuziki. Yego. None se muri iyo filimi urimo gukina watubwiye ya Kavuna, ukina witwa nde? Nyine nkina nitwa Beyata, ndi umuzunguzayi mu cyaro, natangiye ncuruza agataro, nyine byerekane ko nuko kose dushaka kubwira abantu cyangwa abanyarwanda cyangwa n'abandi badukurikiye. Umurimo akazi kabi kaguhesha keza. Ushobora kuvuga nyine ngo uri umumama, ntushobora gufata agataro ngo ugende ucuruza uhahira abana ugahitamo kugenda usabiriza. Ariko uriya si umuco, ahubwo ibyiza nuko kari agataro ugacuruje ukabona ibirayi by'umwana, ukabona ibishyimbo byo guteka, ntabwo ari bibi. Rero ndi Beyata muri iyo filime niko natangiye, ndi umuzunguzayi ariko ndi umumama ukurikirana amakuru yose yariyo yose yo mu cyaro adashobora kuncika. Ayo makuru rero ni ngewe umenya aho abantu basinze bakavuga ibitari byo, ni ngewe umenya aho abagabo bagiye gusambana mu ngo z'abandi, ni ngewe buri kimwe cyose ukimenya ku murongo. Ndi maneko w'icyaro. Ndi maneko w'icyaro. Kandi nkurikirana ariko ndi maneko ukurikirana amakuru ariyo. Nkamenya umugabo wataye urugo rwe akajya gusambana ahandi akabyara yaba mwana, nkamenya umuntu wagiye mu kabara akanywera amafaranga menshi. Mbese ndi umuntu ugenda gutyo ariko ukurikirana ibintu biri ukuri nubwo ntabishinzwe kubimenya. Nayo ni ya Papa Sava cyane ya seburikoko? Oya, ntago ari ya seburikoko. Ninde wayidirectinze, ninde wayanditse? Ubuse sinaba nkopeje abantu kandi batarayimenya. Oya, naba ngiye kubarura ibitarashya, nyine niba yitege bazamenya uwayanditse n'uwayidirectinze. Ako si kukagize ibanga kandi ku cyaro ugomba kubuza amakuru yose. Nyine nuko filime yacu itarajya ku mugaragaro tuzabibasobanurira. Kugira ngo twibire ibanga uko warutubwiye. Oya. Amakuru yose abagomba no kuyatanga. Naba nsambanye nk'isaba. None se agatwenge ukunda gukubita muri Papa Sava ni nakuseka mu buzima busanzwe cyane ako kaza muri kava barakanditse muri script? Nyine urumva nako muri Papa Sava ariko ibintu bya Papa Sava byose bifite umwihariko cyangwa umwimerere. Ntago ari ngombwa rero n'ahandi waseka bitandukanye n'ahandi ugaseka bibaye ngombwa. Umukecuru w'umujeni se niki we buriya nk'abana bawe babifata gute? Abana banjye barabikunda. Abana banjye ngiye barabikunda cyane. Icyambere babikundira nuko ari umwuga untunze wabafashije mu buzima bwabo bwose bwa buri munsi. Ni umwuga watumye biga bagera ku iterambere rikomeye cyangwa ku cyo bari cyo. Ni ibintu byanyubatse nyine bingira n'umusitari, ibyo nabyo babishimira n'Imana. Kuba babona nyina w'umusitari wamenyekanye nabyo barabikunda. Kandi ni ibintu bituma mu mutwe wanjye hahora, ni ibintu bituma mpora nishimye, ntago njya mperanwa n'agahinda kuko nkuko nabikubwiye mpahurira n'abavandimwe benshi duhora tunezerewe, ntago bituma mporana ubwigunge mu myaka ngezemo. Ubu se ni iki wabwira ababyeyi mungana bafite abana nk'abawe nabo babakiri nkawe babandi muhorana mu buzima bwa buri munsi? Ni nk'ubuhe butumwa wababwira? Ni ikihe kintu cy'umwihariko bakuziho? Njyewe ubutumwa message naha abagenzi banjye dukorana gusa ni ukubashimira. Niba abantu bantera ingabo mu bitugu, niba abantu banshyigikira iyo ngize ibirori cyangwa ni aho nagira ibyago banshyigikira, ubutumwa nabaha nuko mbakunda, nuko batajya bantererana, bamfasha umunsi ku munsi, ndetse bamfasha no kuryoshya mu buzima bwanjye mu myaka ngezemo. Ndi mu myaka nishima kubera bagenzi banjye. Ubutumwa rero nanone naha ababyeyi bagenzi banjye ariko tudakorana ku murimo, nuko bakangurira ko bagomba ubwabo impano zabo bagomba kuzishyira ahagaragara, kuko hari umuntu nko mu myaka tugezemo rimwe na rimwe hari igihe tubura abakecuru bakuze. Hari ukuntu njya ntekereza nkavuga nti icyama nkamera imvi,
nkamera imvi nyinshi kuko dushobora no gukenera nubwo wenda harimo ikoranabuhanga ryateye bashobora kungira umumama ufite imvi bakazinkora ariko atari izanjye karemano. Rero icyo nashishikariza ababyeyi bageze mu kigero nk'icyanjye ni ukugira ngo bajye ahagaragara impano zabo zimenyekane kuko abo bantu turabakeneye. Urubyiruko nirwo ruri kuza ari rwinshi gukenera kujya mu kazi cyangwa mu mwuga turimo, ariko abakecuru bo hejuru baritinya ntibajye hariya ngo bamenyekane kuko bamenyekanye babona akazi cyangwa se imirimo, kubera ko abo bantu tubakeneye. Turi bakeya mbese muri sinema abantu bakuze. Yebwe rero ndabashishikariza kugira ngo nabo bajye ahagaragara bamenyekane, aho umuntu yamukenera mufate kuko ni byiza rwose, bituma umuntu asaza neza, bituma agera ku iterambere rirambye rikomeye imbere, kuko ndumva nta kintu nshobora kwifuza ngo nkibure. Umwenda mwiza sinshobora kuwubura, sinshobora no kubura udufaranga duke turinganiye kubera akazi kanjye mfite. None se watwatingira akantu gato yakoroheje kubigendanye n'iki ko gutukana gusa urumva ariko se ubwo n'inyigisho ugiye kuma nta kindi kintu se wambwira wenda ntatukanye kubera ko ni nabyo biba mwarabyanditse ariko nka kwa kundi uba ufite umujinya urimo gutongana ntongana ariko sintukane ntushaka ugashyiremo nta kibazo usa ngo tutabyakubabaza ntabwo biri mu mbabazi ngiye gutongana ariko sintukana ubu ndabimenya mperahera umva mbese maze agatsinda umuntu iyo bamubwiye aravuga ngo nyeshonyosho ngenda kubwiye ngo n'undi munsi ntukajye wirwa ugenda umbungana ngo ninjye wo gushukira umugore. Ntabwo mushuka, urumva, ntabwo mushuka kandi wibeshye ukanankoraho waba ureba ukuntu nkugira, urumva. Ntabwo ngiye ibyo ngibyo njya mbikangishwa na rimwe ntushaka kunterura ngo undenze amavi, urumva. Ndakwiyamye kandi n'undi munsi ntuzongere kuyugenda usakuriza gusa sako sintukanye. Imuhanga tuzagukumbura cyane. Nzankumbura ariko nyine nanjye nzabakumbura kuko narahakunze. Urabona ndi hagati y'ibiti bitanga umwuka mwiza, amahumbezi. Nanjye nzabakumbura kandi n'ubundi ngewe singiye kugenda ngo mpere, urumva nabonye akazi, nabonye ikiraka, igihe cyose nzajya ngaruka. Ariko ndabakunda kandi njyanye ntashyo zo kubwira abagenzi banjye ko namwe mubakunda mubakurikira, ndetse natwe twishimiye ko rimwe muzaza mukadusura. Dutumira tuzabasura n'abo bantu tubabona, uzadusurize bandi imbati ndetse n'abandi. Mbere yuko dusoza rero ni iki wabwira YCTV yakuganirije kugira ngo wenda igere no ku rwego rwo hejuru narwo rubikanaje? Murakoze cyane, nabashimiye kandi nabakunze. Igihe cyose muzadukenera tuzabashyigikira kandi turagiye tubafashe kugira ngo nibura namwe muzamuke mugire aho mugera. Murakoze cyane. Abakunzi bawe bose bakore subscribe, bakore like, bana sharing. Nyine se ntibabyumvise. Banze ibibasabe kuri YCTV wabanze bakore like byose nyine cyose barabyumva bazabikora, nanjye nzabafasha kubashayiringira. Abafana n'abami n'abamikazi tugomba kubasaba. Oya ni byiza kandi nanjye barankunda, igihe cyose nzabibasaba bazabinkorera. Ariko uyu munsi ntabwo bibasaba. Oya ndabibasabye. 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 Iyo filimi yanyu tuyitegure ryari? Mu gihe gito cyane, mu gihe gito cyane kitarenze nk'ibyumweru 2 turaba twayibashyiriye hanze. Yaba yatangiye kugera hanze. Yego. Okay, murakoze cyane, muzadusurize mama sava. Yego. Kwitsi na papa sava. Yego. Nandimbati. None se ba Margarita bani mu bakunda? Nabo turabakunda cyane. Wari wabibagiye. Urumva n'abakinnyi bose muri rusange. Byazaba byiza mudutumiye tukabasura na mashariki nayo ikabifashamo abanyeshuri ba mashariki nabo bagahura bagasangira bose nk'abafilmmaker. Kandi
nimuzajya muri Kigali ibyo birori byose mutumiremo n'abandi bakora filimi bo mu ntara. Nyine ubwo twasobanurira abafana bacu tukababwira ko Mashariki ifite abanyeshuri bari kwiga ibigendanye na sinema. Abo bantu bakeneye kuzamuka nabo urumva nabwira ahubwo n'abafana ko iyo filime nayikoranye na bamwe muri abo banyeshuri ba Mashariki. Abo rero nabo babitege ko bagiye kuvamo abantu bakomeye cyane. Ubonye standard bariho ari standard imeze gute? Nukuri bari ku rwego rwiza, yego. Icyo kintu gufata amashusho n'abanyeshuri beza, gufata saundi n'abanyeshuri beza, ndetse no mu mikinire n'abanyeshuri beza bari kuzamuka, ahubwo batwitegeye ko tugiye kugira. Okay, ni byiza cyane, tunashimira Mashariki, tunashimira nabo banyeshuri babashije kugutumira.